Aro afande ubu baranyishe birarangiye cya gisambo kiranyishe uza kuzutora apfuye ahagaze kupa mahero ntabwo ugiye numva ukuntu umukobwa mu ijoro rya mbere atanyiyegurira umutima wose akawumasha gusa ibintu babyumvikanara ngo mfite akantu kangana n'umwumbati ngegera Sikisa sitazingereyeho kandi ni nabivuze bye ariko ibi ntabwo byumvikanaga ntabwo ugiye numva ukuntu umukobwa mu ijoro rya mbere atanyiyegurira umutima wose akawumasha gusa ibintu babyumvikanara ngo mfite akantu kangana n'umwumbati ngegera ndibura ndagasubira nawe rero twerajamereza ibintu by'ubufakinze zibure ziri gukora mani ibyo warangije manda ndagasa ndazibaya none umukobwa ko bari njye namukoye niba wankoye ku buryo musaba ibintu byanjye njye nakoye akabinyimasha nta n'isoni njye ndimo ndakubwira ati nkorera ibintu ubu kizanantera stress njye nirwa nivugisha mu nzira yari yambwiye gusa sita nizigera araza gukoresha agahenikeni kandi ntabwo mbashaka pe ni ukuri araza gukoresha agahenikeni ariko ndaje mwereka aho mbera bari tazari ariko yambwiye ngo arakoresha agahenikeni saa sita nizuzura ahubwo ibi ntabwo biraza kuvamo uzi ko zuzuye inzira hafi niyo ikingwa ni iyi ngiyi wajya ucucuye jya umenya ubwenge yarambyikoresheje henikeni naba mbabaye ngubu bora byabuze abantu ubona isi nta muntu uri kundeba ngo ndebe ahantu mba nigengesera kandi uyu muswera nawe namubwiye ati ngiye nshakire bora zimeze neza ibyo kugera akashyiramo ubundi zindamukaraga ngahera ndagaswira kanza ariko mbanze nanazibare ndebe swira biki gihe uzi ko byabacanze urayangore bufakine man madashit bro kawundebera ndagaswe bora eshatu wana namubwiye ngashyiramo bora nyinshi hano utuntu umuswera aba yishyiriyemo ndaki ndagaswira umukobwa muzima wanakaye by'umusista ntatereta aho biva ubwo sista nyina ari mbisi karakunuriza wa kintu ahubwo karenge Ewa ngiye buriya aka kazi kumaneko niko kazi nkora nkavuga ati aka ni akazi k'amafaranga buryo ngenda nkashara mwavuga ati mfite amafaranga ariko iyo bagufashe baguhereza mama wawe mwana muri aka kazi ubundi bisaba kukagendamo neza ku buryo nyine nkaguke wenda ukabona dufashe nk'umuntu wenda uvuye nko gukura akanyanga mu Buganda noneho wamufata nka gutyo guhita ntabyo guhita ubuka ngo afande ikimufite ashaka kutakubita icyuma agahita kwica kandi wabona ushaka kugenda gukora ngubu nka wenda ufashe nk'umujura wenda ukamufata avuye nko gutwara isuka nyanga wowe wabigenza uti mbwira ukuntu ushaka kubigenza kugira ngo umenyeshe inzego z'umutekano bitamuhanye na gutya ngatamamagara afande gutya namukubise umuntu niko bigenza kumuhereza mama wawe nawe guhereza papa ahubwo umva ukuntu bigenza muhungu wowe uramubwira ati umva mani buretse niko zano hirya mite njya kunyara none ugatiyenda ukavuga ati arafande kandi nabwo hari igihe uvuga yagufashe ku izosi nabo bafite tekanike nerega nabo ni abasirikare umuntu umaze mu gihe gitoya wangiriye ihena nama ibiti byashaka
wambe se doka mengi wa gicucu wa kigoryi we nta n'isoni watinyuga ca hagati abantu b'abagabo umugabo sirashye nk'ikibiri twamubonye kiriti ni bene wanyu cyambere ngwino hano ariko bimeze uragenzwa n'icyo icyo muri kumurana atagisobanukiwe cyo turi kugora ubundi nta kuri gisambo sha Aisha Sobe sabanika ni kubasuza yasha cyo umuntu w'umugabo ari abana babandi mbikira ahubwo ngizwe n'abonye n'abatera nkunga Ugande nyine mfite abantu benshi dusigaye dukorana tujya kuzana akanyanja Ugande twavana n'abandi batipe dukorana nyine muri Jamaica ari ibindi bihugu nabonye byira bari abarabu nyine baza mugina gororikira nyine ibintu bwabaye neza n'umuntu ushatse kuza twese tuhita tumwemerera nakufite uyu nako nagenda nyine ubu nakoko urabizi umutekano ubumeze nabi inaho umutekano umeze nabi ariko nuvuga ngo mu rugo babipakiye ikarita kwikarita mu rugo hono umbura naho kuryama nibyo byuzuyeho gusa n'imogi gusa ryibereye mu rugo nanjye nabonye ntabwo ukimenyereye iki se iki ntaho uri kugenda ku bantu ushaka umva nyine nawe ubwo mugiye nibyo gusa nibyo bihuze kihorere twikire nibyo biriyo gusa umuntu uyishaka 5 kuri 5 ahita yibona Yes afande cya gisambo nakibonye sasa rero saa yingi ndakibonye cyari gifite ibimogi byamogo byose cyari kibifite sawa nyine ubwo ni ukuvuga ngo ntamubonye da ni ukuvuga ngo njyewe amafaranga ya mbere turayabona sawa rero ubwo mpfa kuba mbibamenyesheje muri muhagize iminota utanze ndekanye kutanze afande ni wowe nanze ariko reka mbwire afande ijambo rya nyuma afande ahubwo gira icyo umubwira vuba cyangwa umuntu ahitana ku itarayo aro afande ubu baranyishe birarangiye cya gisambo kiranyishe uza kuza utore apfuye ahagaze kupa mahero